Nyiri wabaha. Wiriwe. Twari tubagendereje. Aya masaha mugendera abantu ko atari meza se. Nyine nari nje hano ngaha hari umuntu nari nje kureba. Ubwo ninde uje kureba? Nari nje kureba Yannick. Imba arimo nta kibazo wamubwirira. Subwiza kureba Yannick, uzi n'igihe turimo ubwo uzaciye. Ibyaho naciye ntitubitinde. Ahubwo se arimo. Ntawe urimo. Urimo? Ntawe urimo. Ndabizi rwose. Yannick ano masaha aba ari aha ngaha. Yo Yannick. Nawe. Ase uko muhagaze gutya. Wowe n'uyu nguyu harimo imetero. Man, ko mbona wambaye neza se ubu ngubu ugiye hano masasha. Ngira ahantu ugiye kure. Nyine urebye ubu ngiye kwa muganga. Bya biryo bahaye abaturage namaze kumenya ko hari ibyasigaye. Ngiye se yashika nanjye babimeho tu. Ahubwo yani mbabarira. Imbaraga fuga cyo ufite mu nzi. Uri ukuntu wandwana nanjye kurya, sibyo? Man, numvishe yuko leta iri gutanga ibiryo. Ariko ikibazo nagize hano ruguru baje gutanga ibiryo baransimbuka. Icyo kibazo nagize nari nagiye kubungira pe. Yani narimbize ko no. Nta kundi itahire pe. Buta leta nigaruka ikanyura iwawe nizasanga bagiye kubungira. Ihangane n'ukuri kw'Imana. Nari biyani, nari bito. Kanigendera ariko ibintu ukoze. Sha.